Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Umuyobozi wa gahunda yatwakiriye twese, reka nawe tumwakire, yagize neza kandi nawe arakaze. Imana imuhe umugisha mwinshi. Reka mbahe amatangazo hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Amatangazo irya mbere rihoraho kandi rizakomeza ari irya mbere, niryo gushima Imana, niryo rihatsa ayandi yose. Kuba twaratangiye icyumweru cyabayemo ibintu byinshi. Iki cyumweru hari ababuze ababo, ariko hari n'ababyaye turimo dushima. Hari ingorane zagiye zibamo, ariko kandi hari n'abagize imigisha. N'uruvangitiranye rw'ibintu byinshi byagiye biba, kuko muzi ubuzima bwacu bugenda bunyura mu bintu byinshi. Ariko abariho twese uko tungana uku, Imana yaraturinze. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nanone mu cyumweru gahunda zose zari ziteganyijwe z'itorero zarakozwe. Materaniro yo kuwa gatatu yagenze neza, ndetse n'amasengesho yo kuwa gatanu nayo yagenze neza, ndetse twari dufite n'ubukwe bw'umuvandimwe wacu Jean Pierre bwabereye hano kuwa gatanu. Ababubayemo mwarabibonye, byari byiza rwose. Turashima Imana ko yongeye kubakira Jean Pierre ikamukorera n'ubukwe bwiza. Kuko mubibona, abashumba bacu ntibahari, bamwe bari mu ngendo, ntabwo bari hano. Representa ari Nairobi ku mpamvu z'imiryango, hanyuma na Pastor Salomo nawe ari Uganda, nawe ku mpamvu nk'izo zose. Ndizera ko uyu mugoroba cyangwa se ejo bazaba bagarutse mu rugo, tuzaba turi kumwe nabo. Ikindi, nyuma y'amateraniro abadiyakoni bose baze gusigara umwanya muto babonane n'umuyobozi wabo. Numva iryo ni itangazo rireba abadiyakoni bose baze gusigara kugira ngo babonane n'umuyobozi wabo. Ikindi, turabamenyesha ko muri uku kwezi, ku mpamvu mwese muzi, ibitaramo bisanzwe bibera aha. Uyu munsi hariho igitaramo cya Gisubizo, ndetse n'ibitaha muri uku kwezi kwa munani. Ibyo bitaramo ntibihari, ubwo bizagaruka mu kindi gihe tuzamenyeshwa, byateguwe neza. Ndabizi ko mubizi, kandi dukomeze tubane muri uwo mwuka mwiza wo gusenga Imana. Hanyuma itangazo rindi rikurikira, nk'uko mwagiye mubyumva, dufite abavandimwe bacu benshi bagize ibyago muri iki cyumweru. Turashima Imana yakomeje umuryango wa Papa Claude, babuze umubyeyi wabo, bamushyinguye muri iki cyumweru. Kuba Imana yarabakomeje bakaba bongeye kugaruka, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka dusabe, ngikomeje muri aya matangazo, abana babikoze bajye mu masomo yabo kugira ngo baje guhabwa ibibakwiriye nabo. Nanone muri icyo kintu cyo kubura abantu, dufite n'abavandimwe bacu ba Papa Roger, ndetse n'abavandimwe bose. Hari umubyeyi nabo babuze muri iki cyumweru, bashinguye nyirarume. Urumva ko hagiye habamo ibibazo byinshi, kuko mwabyumvishije. Umuryango wa Mwiza na Gedeo, ndetse na ba Justin n'abandi bose, na ba Alexis bose n'umuvandimwe, mwese turabakomeje. Mwihangane, mwisi si iwacu. Bamwe bataha, nuko mukomeze mwihangane. Dufite iwacu ni mu ijuru, niho tutazongera kugira ibiriyo, niho tutazongera gupfusha gutandukana n'abacu. Imana rero ibakomeze. Ikindi tubamenyesha nuko iki cyumweru nta zone zihari kubera impamvu. Ubwo tuzababwira izindi gahunda zikurikiraho ubutaha.
ariko iki cyumweru gahunda ya zone zibera mu miryango yacu ntazihari. Hanyuma hari itangazo nanone ryiza, umuryango wa bene data Newton na Bea, ubwo ni umuryango umwe nyine birumvikana. Turashima Imana ko yahaye abavandimwe bacu famille Niyibizi Jean de Dieu na Jean de Dieu, Pastor Senkade yabahaye abana, ngira ngo iki cyumweru mwarabibonye mwese. Iyo ni imiryango rwose batanze ituro ry'ishimwe, famille Newton bashima Imana ku muvandimwe, twarabimenye twese ngira ngo mwarabibonye. Imana yabahaye impanga, abana beza beza kabisa. Nanone tukikomeje muri iryo tangazo ryiza, hari ishimwe rya Pasteur Senkade, iravuga ngo famille Pastor Senkade irashima Imana yabahaye umwana muzima. Turashimira abanyetorero badusengeye n'abishimanye natwe. Ibindi arimo arategura ishimwe aho bazahagarana na madamu hano. Iri ni ishimwe ryiwe, rero turyakire. Ndatekereza ko Pastor Rutambwe niwe wageze utubwira ngo ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Iri shimwe n'ayandi menshi tuzakenda tuvuga, tuzahora dukorwa ku mutima n'iby'Imana ikoze. Twishimiye rwose icyo Imana yakoze, Imana ihabwa icubahiro. Ndatekereza ko amatangazo twari dufite arayo. Hanyuma gahunda z'icumweru nanone zirakomeje. Kuwa gatatu dufite amateraniro hano, ndetse no kuwa gatanu amateraniro y'igicaniro cyangwa se y'amasengesho arakomeje, ntabwo ahagaze. Munyemerere twinjire mu ijambo gato, hanyuma dukomeze tunezererwe Imana yacu. Reka mwarimu amfashe dusome ibyakozwe n'intumwa, igice mumbabarire mbaje nakire abashitsi nubwo babakiriye, munyemerere rwose nongere mbisubiremo nubwo babakiriye. Turi kumwe n'umuvandimwe Joseph kuva muri Amerika, n'umwana wa papa Pastor Senkade. Ndatekereza ko twishimiye kubana. Reka yongera haguruke tumubone. Imana ishimwe cyane rwose. Turabishimiye kuba mwaje guterana natwe uyu munsi. N'abavyeyi twabonye abavyeyi nyine ba Pastor, ndetse n'abandi bavyeyi bose bari hano babashitsi, mwagize neza. N'abandi bashitsi mwese mutahagurutse, wenda hari nababonye, hari abatahagurutse nabonye, mwiyumva ikaze. Imana y'umujuru ibahe umugisha. Amen. Ndetse n'abadukurikiye ku murongo mwese mwiyumva ikaze. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 6, tuze gusoza umurongo wa 8. Mwarimu adufashe gusoma, hanyuma nanje niruke nsome urwa mbere rw'Abikorinto igice cya 16 umurongo wa 13. Ibyakozwe n'intumwa mwarimu arahasoma igice cya mbere umurongo wa 6, turasoma dusoza umurongo wa 8, hanyuma naje nze gukurikiraho gusoma uwo murongo wundi. Havuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Yego. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga, ariko muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Yego. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose, yego, ni Samariya, haleluya, no kugeza ku mpera y'isi yose. Haleluya. Amen. Amen. Ongera usubire wenda nshobora kutabivuga neza uko biri, ariko birivugira ni Ikinyarwanda turabyumva. Wongera usubiremo witonze twumve aya magambo. Izi passage ziri muri mirongo 3, umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8.
ni 100 tumenyereye cyane gusoma, ariko ndasaba ngo muyiteho tuyumve neza kuko niho tuza gutinda. Havuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, aha, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Ese ni iki gihe ubwami tugiye kongera kububamo? Arabasubiza ati, arababwira ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi, ibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, aha, ni ubutware bwe wenyine, biri mu butware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, asante, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka nsome uyu murongo mu rwa mbere rw'Abikorino igice cya 16 umurongo wa 3. Biravuga ngo mbese mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Ndongera nsubiremo. Mube maso, harimo akamenyetso k'agatangaro. Mu Kinyarwanda niko bakita. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, virgile, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Haleluya. Imana yampaye aya magambo ko tuyasangira uyu munsi kugira ngo twibukanye. No kwibukanya kuko amenshi turabizi. Ndashima Imana kubw'umuyobozi wa gahunda, ndashima Imana kubw'igicaniro twakoze kuwa 5 cyagiye cyegeranya message Imana yari yampaye. Ni ujye ubonera ukabona ukavuga ati, ukemeza neza ukavuga ngo iki kintu ko kuri ijambo Imana yambaye niryo ntiryavuye mu bitekerezo byanje. Iyo uriteguye ujye ugenda uryumvira mu ndirimbo, ukagenda uryumvira mu yandi magambo abantu bagenda bavuga. Narabyumvishije kuwa 5 n'iryo twataramiyemo. Hanyuma uyu munsi muyobozi yabaye ngurikomozaho aho, haleluya, Yesu ashimwe, twibukije aho yabwiraga abashitsi bacu, arababwira ngo mundamukanye muzaramusaba iwanyu, mubabwire ngo umwami ari bugufi. Ayo niyo magambo afitanye isano nayo Imana yampaye. Bushize twaganiriye aho mperuka hano, twaganiriye, sinzi ko mubyibuka, twaganiriye ijambo rya nyuma umwami Yesu yabwiye cya gisambo hariya ku musaraba. Timubyibutse? Babanye ku musaraba barabambanwa, igisambo kirimo kizira ibyo kudakiranuka kwacu, ibyaha byacu. Ageze mu mwanya wo guhanwa no gucirwa ku iteka burundu. Ariko ngo ahurirane na Yesu, asenga isengesho rya mbere yasenze mu buzima bwe, ari naryo rya nyuma, ariko rihindura ubuzima bwe bwose. Amen. Aramubwira mu magambo make ngo uzanyibuke, dore wewe nubwo uri hano ariko ko ndakureba ndaguhishuriwe, menya ko wawe ujya mu bugingo, nugerayo uzanyibuke. Amen. Ryari ijambo rya nyuma ryahinduye ubuzima bwe bwose. Icyo nicyo twaganiriye ubushize. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ijambo rya nyuma Yesu yavuze ari mu isi. Haleluya. Haleluya. Ijambo Yesu yabaye mu isi ahamara imyaka 30, arimo akora abana n'abigishwa abana, avuga ubutumwa bwiza, avuga iby'ubwami bw'Imana. Ariko umunsi wa nyuma yaherukiye kuvugira mu isi. Umunsi wa mbere wa nyuma
yaherukiye kuvuga mu buryo buri physically, mu buryo bugaragara, mu buryo yo abantu bomwegera bakamukoraho. Ni iri jambo dusomye niryo nifuje ko tuganira, irya nyuma rya Yesu. Haleluya. Kandi ijambo rya nyuma rigira agaciro. Abana b'ababyeyi bacu ndababona bakuze, iyo baje gutanga hari ijambo rya nyuma baje bavuga, noneho abasigaye twese bavuga ngo yasize avuze gutya, tukubaha tukaryubahiriza kubera ko ryavuze. Ijambo rya mukuru n'ubuhanuzi. Niyo mpamvu tujya dukenera ngo bavuge ngo niho bajya mu ijuru, ariko ijambo rya nyuma rya data rigira agaciro ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Ijambo rya nyuma, niyo mpamvu umubyeyi ukuze wese agomba kujya yirinda ibyo avuga, kuko iyo umubyeyi akuze mu kanwa ke aba ari ubuhanuzi. Ijambo ry'umubyeyi ukuze rigira inkozo, rigira imbaraga. Haleluya, haleluya. Ko ndabona abantu benshi barimo gusoma, ariko mwunamuke tubana. Umubyeyi yakagombye kwitwararika akajya avuga ibintu byiza, kuko mu kanwa k'umubyeyi ukuze iyo asohoye ijambo ryoba umuvumo cyangwa se rikaba umugisha. Niyo mpamvu natwe abatoya tugomba kwitwararika kutababaza ababyeyi ngo bitume umubyeyi yararadasinziriye, wenda bitume yovuga ukuntu, kuko abivuze yamara akarangiza kubigarura byazagorana. Amen. Kubigarura biragorana. Babyeyi bacu ba data ba mama mukuze, mwihangane nituzoza tubababaza abatoya, muje mwihangana mwifate, kuko mwovuga mukavugira mu burakari biragoye kugarura iryo jambo mutagihari. Bisaba imbaraga nyinshi cyane guhanagura ikintu nyiraco yarakivuze kidahari atagihari. Niyo mpamvu ijambo rya nyuma rigira agaciro. Iyo risohoye ari umugisha, urubyaro rwose n'abuzukuruza riraranda, rikagenda rikagera rikavuga ngo data yaravuze. Haleluya, haleluya. Yesu yaravuze. Imana ishimwe. Kirimo soma ya magambo. Imana ishimwe ko Yesu yagiye yavuze. Umusaza wacu Yesu yagiye kugenda asiga avuze. Tumuheze icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe ko atagiye imbumbakanwa. Imana ishimwe ko yatuvugiye ijambo rya nyuma, ararisiga aravuga ngo jewe ndagiye, ariko dore azingazinga ijambo rya nyuma araribaha bararyumva. Haleluya. Luka yandika aya magambo. Luka ari mu banditsi isezerano rishya, niwe wenyine w'umunyamahanga wanditse mu banditsi b'isezerano rishya. Ni nawe wenyine mu banditsi isezerano rishya utari umuheburayo, niko nyine n'umunyamahanga. Yari umunyamahanga, ndi yari umuheburayo. Ikindi yabyanditse atarabaye umwigishwa wa Yesu. Luka ntabwo yari mu bigishwa 12. Ntabwo yatoranijwe, ntabwo yahamagawe, ntabwo yogejwe ibirenge na Yesu, ariko aba umwanditsi kandi ari umunyamahanga. Haleluya. Luka yandika igitabo, yaranditse yarimo yandikira Teofilo nawe yamwandikiraga ari umunyamahanga, ari umuromani. Yandika ibintu yabonye, yandika ibyo yumvishije. Yabyumviye ko atabanye na Yesu. Yabyumviye ngo yagendanye na Paulo, mu zindi nzara mu byakozwe ari intumwa. Yabanye na Paulo cyane, agendana na Paulo mu ngenezo zivuga butumwa, agenda yumva amagambo Paulo avuga, agenda avuga Yesu. Kuko Paulo nawe ntari mu ntumwa 12,
ariko ari mu Yesu yabonekeye amujyana Arabiya ajya kumwigisha amumara n'imyaka 3. Ya package yose yahaye abigishwa bagendana umunsi ku wundi, Pawulo yabihawe mu mwuka ari muri ya myaka 3 yajanye muri Arabiya. Amen, haleluya. Nukuvuga ngo ivyo Yesu yigishije kuva agihamagara abigishwa bose batangira kumwigiraho no gukora umurimo neza, navyo Yesu yavyigishije Pawulo mu buryo bw'umwuka yagiye muri Arabiya, kuko ndi yari mu bigishwa biwe. Ndetse abahanga bagashaka kuvuga ko Pawulo mu buryo bw'umwuka niwe wari warateganyijwe ko ariwe wasimbura Yuda yavuye mu ntumwa. Ariko kubera ko Petero yavyihutishije akoresha amatora, bashiraho undi muntu Matiyasi, murabizi ese nihutse. Amen, ko birumvikana. Bashiraho undi muntu Matiyasi, ariko amateka ya Matiyasi arangirira mu gutorwa kwe. Amen, arangirira mu gutorwa kwe. Gusa baramutoye yuzuza amajwi ngo arangize bamubarana n'intumwa. Ariko mu buryo bw'umwuka Pawulo wahamagawe arajyanwa amara imyaka 3 arimo kwigishwa n'umwuka wera, abumusimbura mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nubwo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, ariko kivugwamo abantu babiri gusa. Uhereye mu gice cya mbere ukagera mu gice cya 12 ni inkuru za Petero we yabanye na Yesu. Ariko uhereye mu gice cya 13 ukageza mu gice cya nyuma kikavuga inkuru za Pawulo, wa wundi gawabanye uvuye hirya kwigishwa n'umwuka. Amen. No Luka yarabyandika ibyo bintu, aramubwira ngo Teofilo we, hari ibintu ari amabanga namenye shaka kukubwira. Haleluya. Haravuga ngo muri cya gitabo cya mbere cya Luka nabanjije kwandika ibyo umwami Yesu yavuze n'ibyo yakoze. Haleluya. Yandika musobanurira ibintu bibiri. Icya mbere yanditse muri uru rwandiko usonye umurongo wa mbere, yandika agasobanura abwira Teofilo nk'umunyamahanga, nk'uhagarariye abanyamahanga. Arongera abwira n'abayuda yababonaga barimo gushidikanya. Abayuda bari bafite ikibazo cyo gutegereza ubwami bwabo bwari bwarasenyutse. Ubwami bwabo bari baratakaje, ariko basigarana isezerano. Baravuga ngo umuntu witwa Mesiya azaza. Haleluya. Umuntu witwa Mesiya azaza, kandi naza ni uzagarukana ubwami bwanyu bwa Isiraheli, ni uzagarukana ubwami. Azaza ari umwami, muzongera musubirana agaciro kanyu. Noneho Luka yandikira Teofilo amubwira itorero uburyo ryavutse. Haleluya. Aramubwira ngo bari mu cyumba cyo hejuru umwuka wera yaraje. Duheze Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Bari mu cyumba cyo hejuru umwuka wera yaraje, kandi amaze kuza itorero riravuka. Hari imbaraga zamanukiye mu cyumba cyo hejuru, izo mbaraga nizo zavyaye itorero. Itorero riravuka, abantu barahinduka bavuga Yesu, itorero ryarabaye Teofilo. Ayo ni amakuru y'ukuri. Amen. Arongera abwira abayuda, arahindukira abwira abayuda, arababwira ngo Mesiya mwari mutegereje yaraje, n'uyu mugabo muzamubona. Ntimugume gutegereza ngo warundi uzogarura ubwami. Niyo mpamvu twasomye ngo baramubaza ngo bamaze guterana. Yesu yarazutse ari muri ya minsi yo kwiyereka abigishwa. Haleluya. Haleluya. Avuye mu mva arangije gukora imirimo arafarazuka, ngo amare kuzuka ndiyanyura hariya ngo ahitagenda. Biba ngombwa ko yongera kandi kwimanifesta, kongera kwigaragaza bakamubona. Kandi chance ya nyuma yabahaye niyo Yesu yongeye kandi ko nubwo yarazutse yongera gusa n'uwihaye umubiri kandi kugira ngo bongere bamubone. Niyo mpamvu mujya mubisoma
yiyeretse abigishwa ngo Toma adahari, baraza barabwira Toma, ariko Toma ukunda kugenda twamubonye, yatwiyeretse kandi twamubonye. Toma ati reka ningo niba yabonye bamukubise, niva nabonye bamushizemo. Aramubwira ngo njyewe ntabonye ibiganza by'iyo, ngo ndebe za nkovu, nubwo yabiyeretse ndahari njyewe sinakwemera. Ariko Yesu, haleluya, haleluya, Yesu yongera kugira guhabwa umubiri w'akanya gato kugira ngo bongere bamubone bwa nyuma, chance ya nyuma, bongere bamubone kandi bamukoraho bamenye ko ari we. Amen, haleluya. Ariko uwo mubiri wa nyuma wari utandukanye n'uwa mbere, kuko wari ufite izindi mbaraga zo mubashisha guhaguruka turiye indege akagenda. Amen, amen. Zo mubashisha gutema ikirere atagurutse nk'inyoni, zo mubashisha guhaguruka akagenda. Yari afite undi mubiri utari nka wa wundi yari afite mbere atarabambwa. Haleluya. Yesu ngo arangize kubateranya avuga aya magambo, arababwira ngo mugume murindire mu murwa, mugume ahantu, ngo mutegereze. Haleluya. Mutegereze ibyo data yasezeranije, ibyo data yavuze azabibaha, ibyo nababwiye data azakora azabibaha. Haleluya. Ayo makuru bari bayafite, hari amakuru yari yarababwiye, arabwira ngo mutegereze ibyo data yasezeranije. Ngo arangiza kubabwira ayo magambo, Yesu si wababwiye ngo muje mu cyumba, oya, nibo bonyine yababwiye iryo jambo gusa. Baravuga ati noneho ga ndagutawanyika, uwasize shuguri yo agenda zireke, ntitugitandukanye, tuzamuke twere tuje mu cyumba turi kurindira. Haleluya. Uwasize umwana ndi yasubiye yakura kumureba, uwasize akazi yibagiwe ko akazi kokorwa, barazamuka baja gutegereza ibyo Yesu avuze. Ngo bagere mu cyumba bikingiranye, amaze ngo data mu buryo bw'umwuka aramanuka. Haleluya. Amanuka bari mu cyumba ngo barimo basenga, binginga Imana, bategereje bavuga ngo ese Mana we urakitwohereza ryari? Icyo kintu umwami yatubwiye kiraza ryari? Haleluya. Bibiliya yavuze ngo bamaze guterana barimo basenga, umwuka wera ngo araza. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ngo araza, umwuka wera ngo araza, umwuka wera ngo araza. Ariko baje gusezerana bamubajije ijambo, baramubaza ngo ese mwami ko tureba tukabona nk'ibihe twari dutegereje biri hafi, ese iki nicyo gihe ngo dukura mu rujijo? Ese iki nicyo gihe wenda kugarura ubwami muri Israheli? Amaze Yesu avuga ijambo ryanesheje, nimo gusoma aya magambo, aravuga ngo izo si ibyayo. Mureke mbabwire bene data bakristo, twaye tujya mu ijuru, tuve mu bitari byacu. Haleluya. Hari ibintu byinshi tujya tujamo bitari byacu, tuve mu bitari byacu. Haleluya. Tuve mu bitari byacu. Nukuri hari igihe tujya twirusha kwirwa wita ku bintu bitakureba, si ibyanyu. Yesu arabwira ngo iyo dosiye muzanye ntibareba, ntimunakwiriye no kwisobanurirwa, n'ubutware bwa data wenyine. Mwijiye mu masaha atarayanyu, mugiye mu magambo atabareba, ibyo si ibyanyu. Haleluya. Reka nanjye mbabwire bakristo, va mu bitari byawe, hindura icyicaro kitari icyawe ukivemo. Amagambo atarayawe ntukajya uyavuga, amateraniro atarayacu ntitukaza tuyaterana. Simvuga welzi, simvuga Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zaburi ya mbere iravuga ngo ntimukicarane n'abakobanyi. Bwana Yesu asifiwe. Si ibyacu, hari ibitari ibyacu, hari ibitari iby'abakristo, hari amagambo atari ay'abakristo, hari ibiganiro bitari iby'abakristo, hari ibyicaro bitari iby'abakristo, hari ivuga itari y'abakristo. Ibitari ibyacu tubireke, si ibyacu. Haleluya. Iyi niyo message ya mbere nahawe muri iyi jambo, si ibyanyu, kumenya iby'iminsi. Yesu yamenye ko ari ibyabo, nukuri abayari basobanuriye.
ariko yabonye ko barimo barabaza ibintu bitabareba. Ibintu bitabareba abakristo tubireke, si ibyanyu bifite ahandi bifite abandi bireba, ibyacu ni ibihe none? Haleluya. Yesu amaze kubabwira ngo si ibyanyu, ntiyabasize aho ngaho muri icyo cyeregati. Oya, yararangije abereka noneho ibyabo. Aravuga ngo ibyanyu ni ibigibi, ngo muzohabwa imbaraga. Haleluya. Muzohabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi niyamara kumanuka hari ikintu kizoba, ngo muzoba abagabo. Haleluya. Muzoba abagabo. Biblia y'Igiswahili ivuga ngo mutakuwa mashahidi, muzoba abahamya. Muzoshira ubwoba, muhamye ibyo mwabonye. Muzoshira ubwoba, muhamye ibyo mwumvise. Muzoshira ubwoba, muhamye uwo mwagendanye nawe. Haleluya. Tujya turirimba ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Haleluya. Wagendanye natwe Mana mu bihe byari bikomeye. Yesu yarabizi ko abanyantege nke, yarabizi ko abanyabwoba, ariko arababwira ngo muzo umwuka wera naza, muzoba transform, muzohinduka. Uko mwari mumeze, izi character mwari mufite, iyi mico mwari mufite, umwuka wera naza bizahinduka. Kandi ni mu marangiza ngo mube abagabo nyabagabo. Twasomye Paulo abwira abakorinto, arababwira ngo mwikomeze, mube maso, mwikomeze, mube abagabo nyabagabo. Ishama ngo abakristo ngo muri iki gihe tuba abagabo nyabagabo. Sinzi ibyo mvuga ko mubyumva. Abagabo nyabagabo baje bamera bate? Bahangana n'ibikomeye. Ibikomeye bishe umugabo nyamugabo ntaje ahunga, aje arinda akabirwana akagera ku nsinzi cyangwa akabigwamo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Umugabo nyamugabo ibikomeye bishe azahagarara akabirwanara, akabirwanirira. Yasinda ni sawa, yasindwa yabigwamo, bagasigara bavuga ngo intwari kanaka yarasinze urugamba, nubwo yapfuye, nubwo amaraso yamenetse, ariko ni intwari. Haleluya. Iyo dusoma ruriya rupfu rw'intumwa za Yesu, zabara n'ababatoromayo n'abandi bose, ntabwo byari biboroheye. Ntabwo bapfuye urupfu, ntibarwaye, ariko bageze bapfa urupfu bazira kwizera kwabo. Haleluya. Muzoba abagabo nyabagabo. Haleluya. Reka ninjire kubera iki Yesu avuze ngo muzohabwa imbaraga. Kubera iki atavuze ngo ni mwuka namara kuza ndahita ndabaha ikindi kintu, ariko akumva ko icyambere ni imbaraga. Icyambere ni imbaraga. Ese imbaraga ziraza gukora iki? Nico shaka ko tugaragaza uyu munsi. Izi mbaraga Yesu asezeranyije ngo naza, yabanje kubabwira ibyambere bitari ibya, ariko arababwira ngo ibyanyu zo ni imbaraga, ni binyembaraga. Haleluya. Muzohabwa imbaraga, umwuka wera naza, azaza azanye n'imbaraga, azabuzuza imbaraga. Kandi nimumara kuzura izo mbaraga, mwari musaze muri abagabo ba pete, mwari musazwe muri abagabo, ariko nimumara kuzura izo mbaraga muzongera mu abagabo nyabagabo. Haleluya. Haya magambo sinzi ukuntu mwamuyumva. Izi mbaraga ni imbaraga ki? Ni imbaraga zije gukora iki? Reka mbabwire ibintu bitatu izi mbaraga natekereje zari zije gukora. Haleluya. Haleluya. Icyambere, zari imbaraga zituma bahamya badatinya. Zari imbaraga zituma bavuga Yesu kwari. Haleluya. Zari imbaraga zituma bahamya kwizera kwabo icyo bakiriye, icyo bamize. Muzonyamamaza, muzomvuga, muzohabwa imbaraga zo guhamya.
ndabaza nshakarango kuri iki kintu guhamya. Ese duhamya dute? Guhamya ari gihe tuvuga ngo tubyita tukagira ngo na amagambo gusa tuvuga ngo Yesu ni umwami n'ibiki byose, ariko n'ubuzima bwacu burahamya. Cyo ni icyambere, ubuzima bw'umukristo utaravuga. Hari indirimbo twagaje turirimba kera ngo nutabasha gushemuka ngo uvuge nga Pawulo. Nino hari abapagani wagarurira Yesu utavuze, dore kutarazi no kuvuga. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ubuhamya bwawe, mwenendo wako, imyifatire yawe bubuhamya. Wenda ntiwashobora gusobanura umuntu umukonvenke umubwiriza, ariko nibakureba babona udasa nabo. Haleluya, haleluya. Niba uri muravuga bumve kutazuvuga nkabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Muzaba bahamya. Icyambere nicyo nukuba ubuzima buhamye Kristo utavuze. Imyambarire yawe igahamya Kristo, utiriwe uvuga ngo jewe ndi umukristo. Oya, barebe gusukundu wambaye bakavuga ngo uriya suwisi, bakagutinyira icyo. Amen. Uzi ko hari uwo gutinyuka akagutinyuka gusa kubera ukuntu gusa yakubonye, kubera ukunda kubonye gusa agahita abona ko mwohuza ibitekerezo. Ntakuzi, ariko kubera gusa ukunda kubonye igihagararo cyawe, uburyo wambaye, akamenya ko akakubahuka kubera uburyo yabonye ushaka ufite igikebe ngiki. Haleluya, haleluya. Ese turi kumwe? Bwana Yesu asifiwe. Ndimo ndashimangira ubuhamya bw'imyitwarire. Guhamya, muzaba bahamya, muzaba abagabo bo kumpamya. Ubuhamya bw'imyitwarire, utaravuga nka bishop, utaravuga nkande. Oya, ndibisaba ngo bityoza. Oya, birasaba gusa guhindura character gusa. Haleluya. Hari Imana yahaye kumenya kuvuga, aba mubareke bavuge, ariko nawe yaguhaye kwitwara neza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nawe yaguhaye guhagarara neza, kugenda nk'abana b'Imana, kwambara nk'abana b'Imana, kuvuga nk'abana b'Imana, bagahinduka mu mico no mu mifatire, ugahamya Imana muri ubwo buryo. Aho ukorera, abo ugendana nabo, sinzi ijambo rivuga ngo nyereka abo mugendana ndakubwira uriwe, nyereka abo muzamwiriranywa ndakubwira uriwe, ndakubwira n'imico yawe shingiye kubo muzamwiriranywa. Bakristo bene data, bene wacu, bakristo tujya mu ijuru, mureke ubuhamya bwacu, uburyo tubayeho, ubuzima tubayeho, bwaba ari ubuzima bukennye hayizuru, bwaba ari ubuzima bukize, nta kibazo, bihamye Yesu. Haleluya, haleluya. Nubwo waba ufite ishati mukajura ukazuyimesa nijoro ukayitera ipasi, mu gitondo ukayambara, ubu buhamya. Niba ufite myinshi bitagenda ntibigukure ku Mana, navyo bibi ubuhamya, navyo bibi ubuhamya. Haleluya. Ariko uzigwabwa umugisha n'Imana, umugisha ukagukura mu wabuguhaye, mu cyubahiro cy'uwabuguhaye, biragatsindwa kutagaragaza Yesu ngo nuko wazamutse. Wese wazamutse se ugeze kurumva urinde kurumva urigiki cyo tumudahamya Yesu. Haleluya, haleluya. Ubuhamya bwa mbere nugo. Ubuhamya bwa kabiri ni amagambo tuvuga, muzambamye. Kandi Mwuka Wera yaje, ibintu birahinduka. Akiva muri icyo cyumba, Petero ngo yavuze amagambo, ngo ahamya wawundi, ngo abantu batangazwa yuko Petero utaruzi kuvuga none yashize manga yanamuje. Abantu 3,000 ngo bacumitwe ku mitima, barakizwa, barahindukira kubera imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya, kubera imbaraga z'Umwuka Wera.
baravuga ati none muze murebe Petero. Wa wundi Petero usanzwe hano yabaye undi ntakiri, nta sinzi cyamuhinduye, sinzi uko yabaye, karavuga ibintu bigakora ku mitima, ngo abantu 3,000 bakaza baza babwira ngo Petero we dukoreho tugasanira uduhumugisha. Haleluya. Guhamya Yesu mu mibereho yacu, uburyo tubayeho, no guhamya Yesu mu byo tuvuga, magambo yawe, mu byo wandika kuri WhatsApp, mu byo chattinga, nabyo bivuge bamenye ngo iyi message siye, iyi message ni ngiye shushoye muri message za WhatsApp. Tuwezi Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ku bwa pasiteri, hari siroga ikivugo amaze kudutoza hano mu itorero ryacu, ngira ngo mujya mukibona ku rubuga. Amaze kudutoza kiriya kivugo tugikomeze, ujugana no mu bantu babwira ngo intego ni imwe, dukundane kuko Kristo yadukunze. Haleluya. Twamamaze Yesu mu byo tuvuga. Icya gatatu ni ukumuririmba, tumugira indirimbo yacu. Tuwezi Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benazafu, niva mutima ayiriza fitu ubuhamya bw'igendera. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benazafu, niva mutima ayizanje fitu ubuhamya bw'igendera. Haleluya. 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 Zaburi turirimba, nturirimbe zaburi ya Dawudi cyangwa ya Benazafu cyangwa ya bene Kora, uririmbe zaburi y'Imana yagukoreye. Haleluya. Kandi mureke mbabwire, nigeze kukivuga hano kandi mu gitaramo, zaburi Imana, zaburi yacu si uyu mwana wa Senkati. Uyu mwana wa Senkati siyo zaburi ya Senkati. Zaburi ya Senkati ni Yesu. Tuwezi Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Yesu araruta abana bacu. Niba ibyishimo twishimira Yesu ari abana yaduhaye, n'amazu yaduhaye na promotion yaduhaye, n'ubusa. Turababyara tukabafusha bikarangira tukarira. Ibyari umunezero bigahinduka amarira. Ariko zaburi ni ukuririmba ikitazopfa mu buzima bwacu. Icyo twabaye ni ubuhamya bw'igendera. Haleluya. Turirimbe Yesu, tumushyire muri melodi zacu z'ubuzima, tumushyire mu majwi yacu y'ubuzima. Niba kubona uzubemaka Yesu, uvuge Yesu, uvuge ngo Yesu ni umwami waje, Yesu ni untegetse, Yesu ni umbyaye, Yesu ndi imbata ya Yesu. Haleluya. Abantu bakunda kubatuka, ariko Yesu atubate, tuba imbata za Yesu. Tubatuke ku byaha, ariko tuba imbata za Yesu. Duhamye Yesu uburyo tubayeho, duhamye Yesu mu byo tuvuga, duhamye Yesu mu ndirimbo turirimba. Muzaba abagabo bakumbana. Haleluya. Umugabo wa kabiri, ubwo nari nkirimo mvuga umugabo wa mbere. Haleluya. Umugabo wa kabiri ni uguhabwa imbaraga zituma wanga icyaha urunuka. Amen. 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 Ni uguhabwa imbaraga zo kwanga icyaha urunuka. Ni uguhabwa imbaraga zo kwanga ibibi. Imbaraga uramuka duha atanga, aduha imbaraga kuko dutuye mu isi y'ibyaha. Paulo nawe yarabivuze ngo nzangira ngo nkore ibyiza, ibibi bikanyizingiraho, ngaza gusanga nabikoze bimwe ndabigambiriye, ibindi ntabigambiriye. Ariko izi mbaraga dukeneye zimanuka Yesu yababwiye, yarababwiye ngo zizabashoboza kwitandukanya n'ibyaha. Haleluya. Haleluya. Zizabashoboza kuva mu bidatunganye, zizabashoboza guheba ubuzima bwacu bwa kera tutarakizwa, zizabashoboza kuva mu busambanyi, zizabashoboza
Bwana Yesu asifiwe. Nimba izo mbaraga zitadushoboza gusohoka muri kamere zindi dusangiye n'abatizera, izo ntabwo ari imbaraga z'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko ikikubuza gukora ibyo ibisa n'ibyaha si ikindi, ni imbaraga zamanutse, ni imbaraga zakujeho. Ntabwo ari imbaraga zikomoka muri famiye yayo, ntabwo ari inama ya famiye yagiye inama ngo tureke ibi dukora ibi. Oya, izo ntibizoshoboka mu nama za famiye. Ariko imbaraga ziva mu ijuru z'umwuka wera nizo ziza kubwira ngo ikisinga ikora iki ngiki si cyanje. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zo kwanga icyaha, imbaraga zo kwirinda icyaha, nizo Yosefu yahawe. Yosefu yarazihawe muri Buka, ariko Potifari yabwiye umugore wa Potifari, aramubwira ngo databuja yangiriye neza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Databuja yangiriye icyizere ndi umwana udafite fo na ruguru, akambereza urugo rwe, akangirira icyizere, akamurika ibintu byose, ifrigo, abana, ubutunzi, habe n'uburiri bwe nzambusasa, habe n'ubutunzi bwe, habe amafaranga yiwe azayandagara akagaruka akayasanga. Yangiriye icyizere mu rugo rwiwe. Data yangiriye icyizere mu rugo rwiwe, ariko aravuga ngo kimwe gusa atampaye uburenganzira ngo ni wowe ngo kuko uri umugore wiwe. Haleluya. Ariko yabimubwiraga umugore arimo kumubwira ngo ndashaka ko turyamana. Mu yandi magambo, kuryamana kwa Yosefu na muka Potifari, mu yandi magambo yarindi nyongera agaciro kuri we mu rugo rugo. Sinzi ko mbivuze neza. Kuryamana kwa Yosefu na muka Potifari ku buzima bwa Yosefu yaragiye kongerwa indi nyongera agaciro mu rugo rugo. Ese ko ndabivuga neza? Amen. Amen. Ntiyarafashe umwana ku ngufu ngo bibabaze nyina. Oya, ntiyari yibye ngo bibabaze bose, ariko umugore nyirugo. Kandi murabizi ko umugore mu rugo afite ijambo rikomeye. Umugore mu rugo, habe na kera abantu bagipanga bakava ku mashuri bakagiriye. Iyo umupangayi yakundwaga n'umugore mu rugo, agakundwa n'umugore, yagaza bafite garanti y'ubuzima. Aho yagaza bafite garanti y'ubuzima, akarya neza, agasanga ibiryo byiza babitetse, akarya nk'abana bo mu rugo. Ariko iyo umugore atamwishimiye mu rugo, amen, ibyo se ntimubizi? Iyo umugore atishimiye uyu mupangayi uri mu rugo, azarya rimwe mu minsi 3, arya rimwe mu minsi 3. Ni muri umuntu w'umugabo, ariko akarya rimwe mu minsi 3. Umugabo navuga intambara iraba rurasenyuka, kubera ko ntiyishimiwe na nyakubahwa mu rugo. Ariko iyo yishimiwe, duheze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Iyo yishimiwe na mukecuru, aza yishirirwa minervare rugikubita. Iyo yishimiwe na mukecuru, ubu azataye iwabo, ise na nyina bakabona umwana, bakabona nikibongi, akagira imico myiza, akagira sante, kubera ko mukecuru yaramwishimiye. Haleluya. Muka Potifari nukuvuga ngo kumwangira kwari ukwishira mu kaga k'ubuzima bubi. Kumwangira gukora icyaha kwari ukwangiza kandi ubuzima bwiwe. Bene se bari babwangije bamugurisha, none ageza ahantu yaragiye gufatwa neza, agiye kameme gushirwa kwibere ry'umugore mu rugo. Aho none aravyibujije ko murabona ko ubuzima bw'uyu mwana ntibwari bupfuye kabiri, bwari bupfuye kabiri. Ariko aramubwira ngo ibintu byose databuja yarabimbaye, munkerese wewe wenyine. Haleluya. Kwirinda icyaha. Haleluya. Imbaraga Yesu yadusezeranije bakristo ni imbaraga zo kwirinda icyaha. Harimo no kwirinda icyaha, harimo no kwirinda icyaha, harimo no kwirinda kwiruka ku bagore b'abandi, harimo no kwirinda kwiruka ku bana b'abandi, harimo no kwirinda, duheze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Harimo no kwirinda
tugaruke kuri rya jambo pastor atubwira, harimo no gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Haleluya. Uko utokenera ko umwana wawe aba viole, niko udakwiriye kuba intandaro yo kuba viole, yo kuviyora umwana w'abandi. Uko byokubabaza umwana wawe kanaka yamufashe ku ngufu cyangwa akamushuka bakabyumvikanaho amushukishije ibintu bintu, niko udakwiriye kwemera ko nawe uri uhagaze imbere ukamubwira ngo turyamane ari umwana wundi. Ibaze none hamwe abaye umwana wawe byakugendekera gute? Uko byokubabaza umenye ngo niki ngiye gukora n'umwana wundi biramubabaza. Twirinde icyaha n'igisa nacyo. Haleluya. Imbaraga zo kwanga icyaha. Haleluya. Imbaraga za gatatu sosa ni imbaraga zo kwizera Yesu. Haleluya. Imbaraga zo kwizera Yesu. Muzohabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Imbaraga zo kwizera Yesu. Reka mbabwire kwizera bukeya. Kwizera si ikintu, si fenomene ndende, si formule runaka igoranye kumva nk'imibare. Oya. Hari abantu batumvaga imibare nyine ntibazumve, nyine ntibagira ayo mahirwe yo kumva imibare na formule, ntibabyumve n'ibiki byose ntibabyumve. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu batagira amahirwe yo kumva imibare myinshi igoranye, keretse rimwe guteranya na rimwe. Ibyo yo yumva. Ariko iyo bakubwiye ngo hirya ya rimwe ukagira gutya, sinzi ukuntu baza babigira gutya, naje simbizi, yarana yeme ngo gashwana. Ariko kwizera ni ibintu bitatu gusa byuzuzanya, ukora ukabugeze muri some yo kwizera ikenewe. Amen. Icyambere nukumva, kumenya kumva icyo Imana ivuze, kumenya niki Imana yavuze mu ijambo ryayo ku buzima bwawe, ayo makuru ukayumva. Kuko ndiwo kwizera utumvishije. Kuko ijambo ry'Imana ngo kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Ijambo ry'Imana. Kumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Kandi yakivuze utarabaho. Wigira nabi tibisaba ngo abahanuzi baguhanurire, byararangiye. Imana niyo muhanuzi mukuru w'ubuzima bwawe. Imana hari ishirimo kuvuga ku buzima bwawe. Kumenya ibyo ukabyumva neza bikinjira mu matwi ukabyumva. Icya kabiri ukabyumvira. Icya gatatu ukabishira mu bikorwa. Nibyo bintu ari bitatu: nukumva, nukumvira, no gukora icyo byavuze. Ibyo niyo formule yo kwizera gusa. Iyo kimwe gipfuye kwizera kurapfa. Iyo tumvishije neza ntiwakwizera. Iyo tumviye ntiwavuga ngo njyewe mfite kwizera, ngakwa kundi Yakobo yavuze ngo nyereka kwizera kwawe kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. Amen. Iyo utazi kumvira ibyavuzwe, kwizera wagufushije tayari. Aho iyo wumvishije ukumvira ariko ntupratike, birapfa. Tuzabona amatokeo yo kwizera, tuzabona imirimo yo kwizera. Sinzi ko mbivuga neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni imbaraga z'uburyo butatu: ni imbaraga zo guhamya, ni imbaraga zo kwanga icyaha, ni imbaraga zo kwizera. Imana ituganze, Imana itugirire neza. Muzohabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukire. Nimuhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Haleluya. Iryo ni isezerano ryacu. Ariko Yesu arimo kubabwira ijambo, ngo aramwize kubabwira ayo magambo, iryo jambo ryanyuma, ngo arangije kuri babwira abacishaye muhaguruke dusenge. Arangije kubabwira iryo jambo ryanyuma, Bibiri iravuga ngo Yesu ngo azamuka bamureba, yarahagararanye nabo ababwira bahagaze nkuko mbahagaze imbere, mukabona ndazamutse. Ngo kandi Yesu ndiyagiye nk'umuyaga nk'agashururu. Yesu ndiyagiye nka serwakira. Ngo yazamutse gahoro gahoro, babona arazamutse gahoro gahoro. Ngo arazamuka, ngo bamutumbira bavuga ugiye wa mugabo, ugiye wagarutse wakagira Imana we, ugiye. Ngo arazamuka, ngo babona ararenze, ngo bakiraramye. Haleluya. Ngo bakiraramye, ngo babona igicukira mu bakingirije. Amaze ngo bakiraramye babibaza ngo se bigenze gute, dore hanyuze aragiye. Haleluya. Ngo haza abagabo babiri, ngo barababonekera ngo bambaye imyenda yera. Abagabo batameze nkanje, batameze nkawe, bazari intumwa zivuye mu ijuru. Ngo barabwira ngo bagabo bene data,
ngo ko muhagaze muraramye mureba hejuru ngo kuriya mumubonye agiye ngo niko azagaruka. Ngiyi randevu dutegereje, ngiyi randevu dutegereje itorero. Twitware neza, tuvuge ibikwiriye, twanga icyaha, tumenye neza ko dutegereje Yesu ko azagaruka. Haleluya. Yesu uko bimeze, ubuzima bwacu bwose uko bwubatse, uko bumeze, uko buparitse, tumenye ngo dufite isezerano. Yesu yaragiye, dufite isezerano ryo gutegereza ko Yesu azagaruka. Aha icyo tugomba gukora niki? Ngo bakiraramye, mureke turarame, turebe Siyoni, turebe mu ijuru. Haleluya. Itorero turarame, turebe ijuru, turebe ibihe, turebe imyaka, turebe amateka, turebe mu ijuru, turebe Yesu azagaruka uko kugira ngo bidufashe kubaho mu buzima bw'iki gihe. Reka dusabe umushumba Pastor Senkade atambuke asenge adusabira umugisha, hanyuma tuze gutandukana. Data wera uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe.